Muri iki gihe cyo kwibuka Jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 32 twiyemeje kubagezaho ikiganiro cyo kwibuka nyine. Turabagezaho ko Jenoside idatangirira ku bwicanyi, ahubwo itangirira ku bitekerezo n'amagambo y'urwango. Nkaba nshaka kubagezaho ibyerekeranye n'ibitekerezo byakwijwe kuri leta ya Kayibanda. gusangira kwibuka maje kwibuka bacu bazize kuba abantu bambe bazize iki kuba umuntu utazirwa. Gushyira mu bikorwa Jenoside yakorewe Abatutsi byorohejwe n'ubukangurambaga bwo kurwanya no kwica Abatutsi byari byarabaye akamenyero mu myaka ibanjirije icyo gikorwa kibi. Kwica abantu basaga miliyoni bisaba ubushishozi, ubufatanye n'imbaraga by'abantu bo mu ngeri zose bishoborwa gusa na leta. Abakoze Jenoside bakanguriwe icyo gikorwa kibi maze bashyigikirwa bikomeye cyane n'inzego za leta zifashijwemo cyane n'ishyaka rya MND n'irya CDR hamwe n'impande za Power zari zayomoye ku mashyaka ya MDR, PL na PSD n'andi mashyaka mato byishyize hamwe guhera mu mwaka w'1993 mu gice cya mbere cy'uwo mwaka. Ayo mashyaka yashinze uruganda rw'ubwicanyi rwakoresheje inzego zose z'abaturage bakangurira kwica abandi baturage b'Abatutsi. Ubwo bukangurambaga bwo kwanga no kwica Abatutsi bwagiye butangwa mu mbwirwaruhame za Perezida wa Repubulika Kayibanda na Habyarimana, muri za mitingi z'amashyaka ya politiki, mu nyandiko z'ibinyamakuru, mu makuru no mu biganiro bya radiyo Rwanda na RTRM, mu ndirimbo, mu bitabo byitwa ko ari by'amateka nk'icyandikiwe muri Perezidansi ya Repubulika mu 1941 cyitwa ingingo z'ingenzi mu mateka y'u Rwanda isabukuru y'imyaka 10 y'ubwigenge guhera ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi 1962 kugeza ku itariki ya 1 z'ukwa karindwi 1942. Iki gitabo cyanditswe mu mwaka w'1942 ntabwo ari 41 nk'uko nari mbivuze, cyangwa se cyanditswe n'uwari Major Izinde cyitwa La Découverte de Kalinga ou la fin des mythes cyasohotse mu mwaka w'1979. Amateka y'igihugu ntabwo agizwe gusa no gusimburana kw'ibihe, anagizwe kandi n'ibitekerezo by'abantu. Bifite akamaro kumenya ibyabaye by'ingenzi mu gihugu, kumenya aho byabereye n'igihe byabereye, ariko biba byiza kurushaho kumenya ko amateka y'igihugu agenwa n'imihindagurikire y'ibitekerezo n'imihindagurikire y'ibyo bagituye bemera, hamwe n'ibitekerezo bigenwa n'abahanga n'abategetsi bo muri ibyo bihe, maze bigatanga icyerekezo cy'aho igihugu kigomba kuganishwa. Ntabwo biba mu gihugu bipfa guhinduka gusa nta kibiteye. Bihindurwa n'imbaraga z'abitwa abanyabwenge, bigahindurwa n'amabwiriza avuye mu buyobozi bw'igihugu, bigahindurwa n'imihindagurikire y'umuco, bigahindurwa n'ibyitwarire y'abantu n'ukuntu abaturage bagize icyo gihugu babayeho. Ibyo byose nibyo bigena uko ibihe bikomeye bibaho mu bihugu ibyo ari byo byose. Ibihe bikomeye ndiho mvuga ni ibintu bibaho mu gihugu bigahindura icyerekezo cy'imibereho y'igihugu. Ntabwo kumenya ibyo bihe bikomeye bihagije, ni ngombwa no kumenya ibitekerezo byatumye biba no kumenya ibitekerezo bishya byakomotse ku byabaye. Impinduramatwara, amavugurura, imihindagurikire y'ibiranga umuco bitangira ibitekerezo bamwe badatinya no kwita filozofi,
mbere yo kubyara ibikorwa bifatika buri wese ashobora kubona, akabibona n'amaso ye cyangwa se akabyumva n'ubwenge bwe. Muri iyo nzira y'imyumvire, ibitekerezo bivamo ibintu bikomeye biranga igihugu, bigaragaza ibibaho, ariko byo byihishe inyuma y'ibibaho ku buryo abantu badapfa kubibona. Ibitekerezo biba byihishe inyuma y'ibikorwa ku buryo abantu babona ibikorwa ariko ntibamenye ibitekerezo byabibyaye. Jenoside ntabwo itangira n'ubwicanyi, itangira n'ibitekerezo n'amagambo byambura abantu kuba abantu. Ayo magambo n'ibyo bitekerezo bikabagira abanzi babo, akarema amacakubiri. Amacakubiri ntabwo yizana, ntabavuka bangana, ntabavuka banga abandi, araremwa, agatozwa, bakayabungabunga, bakayashyigikira, bakayashimangira, bakogeza abantu bose banga abandi babashima ko bakora ibikorwa byiza. Na Jenoside yakorewe Abatutsi ni uko byagenze. Guhera mu myaka y'1950 hadutse ibitekerezo n'amagambo bigamije gutesha agaciro Abatutsi. Ibyo bitekerezo bigenda bikaza umurego na nyuma y'ubwigenge bw'u Rwanda, ahubwo noneho birakara, birakomera cyane. Tukaba tugiye kubagezaho, tugiye kubanyuriramo bimwe mu bitekerezo n'amagambo by'abayobozi byakanguriraga kwanga Abatutsi mu gihe cya leta ya Kayibanda. Twibuka umunsi wanze kwira, twibuka ijoro ryanze gutana, ijosi ryibasiwe bitavugwa, igihugu cyuzuye imiborogo, ubwoko bwahindutse icyaha. Twibuke byari bitavugika, umuntu arengwa n'ibyo areba. Ariko mbere yayo gato, hatarashe ukwezi atorewe kuba Perezida wa Repubulika, Dominiko Mbonyumutwa yagiye i Kabgayi gusura Musenyeri Perode. Mu ijambo yahavugiye, yagereranyije ubutegetsi bw'Abahutu n'ubw'Abatutsi, avuga ko ubw'Abatutsi bwamenaga amaraso, naho ubw'Abahutu akaba ari isoko y'ibyishimo n'icyizere cyiza cy'ejo hazaza. Ubwo butegetsi yita ubw'Abahutu bwari butaramara ukwezi bugiyeho, kandi bari butaranemerwa ku rwego mpuzamahanga. Ikindi ni uko yaboneraga imitegekere mu moko aho kuburebera mu mahame y'imiyoborere. Icya gatatu ni uko Mbonyumutwa nawe yari umwe mu bari bagize ubu butegetsi arimo gusebya, kuko yabaye sushefu wa Ndiza. Ugendeye ku byo yavuze wavuga ko nawe yari inkoramaraso, ariko ntabwo yari inkoramaraso nk'uko rero bamushyizeho batarizo. Iryo jambo riboneka muri Kinyamateka nimero 29 z'ukwezi kwa kabiri mu 1961. Umutwe w'iyo myandiko witwa ngo Perezida wa Repubulika Kabgayi. Nyuma y'umwaka w'1962, mu birori byo ku ya 28 z'ukwezi kwa mbere 1962, wari Perezida Kayibanda yatangaje ko igihugu ari icya Gahutu kuko yatemye ishyamba, akaritema Agatutsi amurebera, amuseka. Biri muri Kinyamateka nimero 30 Februari 1962. Februari ni ukwezi kwa kabiri, ku mutwe uvuga ngo umunsi mukuru wa Repubulika. Yagendera ku byari bimaze igihe byandikwa kandi bikigishwa ko Abahutu ari bo batuye u Rwanda nyuma y'Abatwa, bagatema ishyamba, bagahinga, n'Abatutsi bakaza nyuma bashoreye inka, bakabambura ibyabo birimo n'ingoma. Kugira ahantu mbere y'undi ubu nta gisobanuro cy'agaciro bifite, ko hagera gusa. Nta nubwo wakomeza ko hageze ahantu mbere y'undi, kuko ashobora kuba yarahageze imbere yawe akahava, wowe wahagera nyuma ukagira ngo uruba mbere uhageze. Gutema ishyamba si igikorwa gikomeye ku buryo umuntu yabyirata. Ntabwo gutema ishyamba ari ubuhanga budasanzwe. Niyo byaba ari ubuhanga budasanzwe kandi nta bwoko bwabishobora kurusha ubundi. Gutema ishyamba no guhinga nta gaciro gakomeye bifite mu bukungu
muri rusange, kuko bitigeze bishyira u Rwanda ku isonga mu bukungu bw'isi. Usibye n'ibyo, ntabwo bwahazaga abanyarwanda. Iyo biza ko ari nk'abacukura peteroli mu kigo cya PRC, kubirata byari kuba bifite agaciro. Ariko umusaruro mu buhinzi ukwirwa urata, kandi hari n'abantu bicwa n'inzara. Ni ukuvuga ko umusaruro mu buhinzi utanahazaga abanyarwanda. Ni ukubera iki wabirata? Nta nubwo umuntu akeneye kumenya uwahinze ibiribwa agiye kurya. Kurata abahutu ko ari abahinzi ntabwo byari igikorwa kirebana n'ubukungu, ahubwo cyari igikorwa kigamije gutandukanya abahutu n'abatutsi mu buryo bwo kugira nabi abatutsi. Ni ingingo y'ingengabitekerezo, si igikorwa gishingiye ku kuzamura ubukungu bw'igihugu. Byari bigamije kumvisha ko abatutsi badahinga, kandi abantu bari basanzwe bazi ko bahinga, ariko bakabumvisha ko badahinga. Ibyo byari bigamije kubumvisha ko Kayibanda afite icyo apfana nabo, kwari ukubaremamo umutimanama rusange utuma bumva ko ntacyo bahuriyeho n'abatutsi, ko bagomba kubanga kuko batemye ishyamba, bo bihagarariye babarebera gusa. Kuba Geregori Kayibanda n'abandi nyuma ye barahoraga babyibutsa ngo abahutu ni abahinzi, bituma umuntu yemera ko bitari byo. Bari abahinzi, ariko si bo bonyine bahingaga. Ntiwahora uvuga buri gihe ikiranga umuntu kandi abantu basanzwe bakizi. Guhinga se ko nta muntu ubihisha, ko ari ibintu biri ku gasozi, kuki ugomba guhora ubirata ngo ni abahinzi? Si bo bahingaga bonyine, n'abanyarwanda bose barahingaga. Bose bavuga ko abatutsi bose bishwe muri jenoside nta n'umwe wahingaga, ko bose bari bafite inka. Ibyo ngibyo nta muntu utabizi, ahubwo abo bayobozi bashaka kugira ngo bashyirwe ibitekerezo bishya batari basanganywe. Bamwe barabyemeye, ariko abandi ntibabyemera. Kuba hari abatutsi bari bafite inka nyinshi, ntabwo bazikeshaga ubwoko bwabo, ahubwo bazikeshaga umwanya bafite mu mitegekere. Ntabwo bitangaje ko umutware yatunga inka nyinshi, ariko hari n'abataratutsi bazitunze. Rukara rwa Bishingwe mwese muzi, yari atunze inka zirenga 500,000, igihe ari mu makimbirane na misiyoni y'u Rwaza. Ibyo byemezwa n'amakuru ava muri misiyoni ya Rwaza. Ntondagano wo mu Bukunzi uri muri Rusizi yari atunze inka zisaga 800, nk'uko amakuru yo muri misiyoni ya Mibirizi yabyemeje mu mwaka wa 1904. Kandi abo ngabo bitwa ko ari abahutu. Ushobora kuvuga uti shefu rw'Ubusisi yari atunze inka nyinshi, ariko nanjye nkakubwira ko Rukara nawe yari azitunze, kandi ntabwo bari bahuje ubwoko. Iby'imiturire y'u Rwanda no gusumanya abanyarwanda mu cyo bitaga races, mu bitekerezo bishya byahimbwe n'abakoloni n'abaje mbere yabo kuneka ibihugu bashaka kuzategeka, bafatanyije n'abihayimana biganjemo abapadiri bera n'abashakashatsi bo muri Gisaka. Ariko bitagendeye ku bushakashatsi, nubwo bamwe muri bo bari abashakashatsi. Byamaze igihe kirekire biganje mu Rwanda ku buryo kutabyemera aribyo byabaga ari ikibazo. Ariko nta bushakashatsi bagenderagaho, kuko nta bimenyetso byasizwe n'abakera babaga basesenguye. Ni nayo mpamvu bamwe muri bo bagize bakemera ko ibyo banditse atari byo, barimo nka Marcel Detfeld mu mwaka wa 1981, Rayeno mu mwaka wa 1968, na Roger Hermans wigishije muri Kaminuza y'u Rwanda mu myaka ya 1980. Kubona rero hari abaje kugaya ibyo banditse ubwabo, nta n'ikindi umuntu yakongeraho. Igitangaje ni uko n'ubu ngubu hari abakibivuga, mu gihe bamwe mu babyanditse babihakana. Ibyo ntibyabujije ko Kayibanda n'abategetse nyuma ye bahindura ubuhinzi imwe mu nkingi zo kwangisha abahutu abatutsi.
mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na kane yitwaje igitero cy'inyenzi cyo mu Kuboza igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na gatatu, Kayibanda yageneye abanyarwanda bari mu buhungiro ijambo ryuzuye amagambo y'urwango. Hari aho agira ati kuba umututsi bivuga iki? Ni imfura nk'uko byari bimeze kera, cyangwa ni shebuja nk'uko byari bimeze ku ngoma ya Gihake, cyangwa n'ubwoko bw'inzererezi bw'iterabwoba ethnie nomade et terroriste, cyangwa tubite nk'uko mumeze muri iki gihe CI de force anti-africaine, abantu bayobotse imbaraga zirwanya Afurika. Mu gihe abantu bose bazamenya ubugome bwanyu kuba umututsi, abantu bazabifata nko kuyoboka imbaraga zirwanya Afurika, cyangwa se bazemera ko muri ubwoko bw'inzererezi bugizwe n'iterabwoba. Yarakomeje ngo mutegereje umukiro ku banyeshuri b'Abatutsi no ku Batutsikazi, ngo ntacyo Batutsikazi bazabamarira mu gihe bamara igihe cyabo biruka mu tubari bakora akazi ko kuneka, ibyo yise mu Gifaransa noisettes de cabaret, kuko iryo jambo rivuze mu Gifaransa, ngo ntacyo bizabamarira kuko muzahora iteka mutsindwa. Ni nabwo yavuze ibyo abantu benshi bazi, ngo muramutse mufashe Kigali nubwo bitashoboka, mwe mwabigwamo bwa mbere, ngo byazaba irimbuka ryuzuye kandi ryihuse ry'ubwoko bw'Abatutsi. Ce serait la fin totale et précipitée de la race Tutsi. Ibyo ngibyo biboneka mu kinyamakuru cyitwa Rwanda Carrefour d'Afrique cyo mu kwezi kwa gatatu igihumbi magana cyenda mirongo itandatu na kane. Icyo kinyamakuru kikaba cyarandikwaga na Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga. Abashaka kubona iryo jambo bashobora no kuribona kuri website yitwa France Génocide Tutsi, francegenocidetutsi.org. Bisubiremo francegenocidetutsi.org. Bavuga ko abatera Abatutsi, ariko mu gitero cy'inyenzi cy'ibyumba cyabaye ku itariki 25 z'ukwa gatatu 1962 hari inyenzi zafatiwe ku rugamba zigezwa mu rukiko ziraburana. Izo nyenzi zari 26, muri izo harimo Abatutsi 19 n'Abahutu 7. Murumva ko harimo n'Abahutu. Bashinjwaga ko basanze mu mifuka yabo umugambi wo kwica Kayibanda, Musenyeri Perodin, Murindahabi, Makuza na Rwasibo. Abo batatu baheruka Murindahabi, Makuza na Rwasibo bakaba bari mu bayobozi bakuru ba MDR Parmehutu. Biratangaje kuvuga ko uterwa n'Abatutsi wajya kwerekana abafatiwe ku rugamba ukerekanamo Abatutsi n'Abahutu, no kwivuguruza. Icyo gitero kandi kigomba kubazwa abo ngabo, ariko baranze bakigika ku Batutsi. Niba kandi bariya bashaka kwica bonyine, ntabwo bakora bagamije kwica Abahutu. Biri muri kinyamateka nimero 43 Ugushyingo 1962, umutwe ugira uti inyenzi zarakatiwe kuko zahungabanyije amahoro y'igihugu. Kinyamateka ari kinyamateka koko. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 1982 Kayibanda yatangaje ko Abahutu bari 85%, Abatutsi ari 14%, Abatwa 1%. Kwari ukubisubiramo kuko byari bimaze igihe bivugwa kandi bidahuje n'ibyavuye mu ibarura. Asaba ko mu mashuri hakurikizwa iyo mibare mu mashuri yisumbuye, muri kaminuza na IPN. Biri mu byitwaje birukana Abatutsi mu mashuri no mu mirimo ya leta mu ntangiriro z'umwaka w'igihumbi magana cyenda mirongo irindwi na gatatu. Abajijwe na Chanoine Ernotte wayoboraga Koleji ya Kristo Umwami Nyanza gutanga ibisobanuro ku cyo ariho akora, ku cyo Chanoine yise Génocide intellectuelle, Kayibanda yaramusubije ngo imvururu zirukana Abatutsi ziraterwa n'Abatutsi ubwabo, ibyo yise mouvement subversif. Ibaruwa ya Chanoine Ernotte yanditse ku 21 z'ukwezi kwa kabiri 1983, naho Kayibanda amusubiza nyuma y'icyumweru kimwe ku itariki 29 z'ukwezi kwa kabiri
1973. Iyo wari wa Kayibanda yashyizwe mu kinyamakuru cyitwa Rwanda Carrefour d'Afrique nigize kubabwira nomero 124 z'ukwezi kwa kabiri 1973 kuri page ya 11. Oshanwane Note yari afashije amashyaka yitwaga y'abahutumwa muri 1959, ariko nyuma ajya ku ruhande rwa Padiri Bera. Bababazwaga n'ibyo Kayibanda akora nyuma yo kuba perezida wa Repubulika, bakagira bati twabafashije tuzi ko mushaka demokarasi, none murica abatutsi. Iyo niyo demokarasi mwashakaga? Imvuru zahagaritswe n'uko Kayibanda atanze ubutumwa bw'ihumure, noneho icyo gikorwa cyo kwirukana abatutsi gihita gihagarara. Ubwo butumwa yabutanze ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa gatatu 1973. Kubihagarika bigahita bihagarara byerekana uruhare runini yari yabigizemo. Wari izingiro ry'ubwiza Nyanza ya Butare warashavuye, twaje kunamira abawe b'inzirakarengane. Imvura yeza musasama n'uburiri bwayo, mwacumuye iki mwaziraga iki, muhekurwa n'inkoramano. Rwabicuma yacu itagiraga ibicumuro, ndemutse Kibinja yiciwe n'uruhinja, Nyamiyaga kaga kibasiye ariko mwazize iki mbe